siko ngo umwana wamuhaye amafaranga ntabwo uzi ibyo abana bankoreye wowe. Ariko se umuntu wamuhaye amafaranga si umwana wawe, igikorwa agiye kuyakoresha rwose nawe wagikora. Kwibuka papa we namwibuke namubwira iki uzi ibintu byambayeho. Rwanda ruraje rukubise Prudence kuri aya meza yayindi twasabuye. Undi kuki utayitwaye mu mufuka wayisigaga mu cyumba cyanjye? Siko nayisize mu cyumba cyawe, nayisize muri salo. Wabwo se kuki utayifashe mushyire mu ivarizo ubike neza n'ingaruka uzamenya aho ikura. Ese nari nzi ko abana bagera mu cyumba. Icyumba ari cyawe ku buryo nta undi mwana wakinjiramo. Mbona mfite ibyana by'ibisore ntazi ko byangira mu cyumba. Nakubwira ko abana b'abahungu batagucungira hafi. Akubanza banamfuhira. Kugufuhira gusa. Bazakomena mu rotozo. Bizabitewe nawe. Iyo gutangiye kwandarika Prudence, ubu nejo tujye mu cyumba uzasiga gifunguye. Reka nkubwire nararahiye. Nta munsi n'uyu n'umwe nzigera ndyamana nawe tutikingiye utaremera ko twipimisha. None se riha nawe Randirodi yaguhamagaye? Yamamagaye ariko nanga ko mwitaba. Urubeshye ko nga kumwitaba nibyo bibi Imana uzi ko byatuma aza hano. Yaza hano meze naza turamubwira ngo iki turera nose twamubwira ngo cyo uramuganiza we kumuziranye nose tubyenze dute. Noneho ku kazi pe ntibaraduhemba ubuzi baramutse ageze akwera ibyagenda bite. Twamusobanura nose we si umuntu ntago azi ukuntu ubuzima bumeze. Kuri umugabo uramuzi? Wabonye ukuntu bwashize ntiza ku kirori? Wabonye ukuntu bwashize yageze hano ngaho akaduterera hejuru hafi no kudusohora? Turamubwira ko turi buyamuhe. Se tuyabona. Ndeneye kureba. Ngiye kwigendera. Turayabona se twese se tuyabona se tugiye. Cyangwa ngiye kwigendera ibyo ni ibyawe. Turayabona. Meze bite se wowe? Ufite iyo gahunda? Ngiye kugenda njye hari umukiriya mfite muhamagaye. Ubwo ninde wagukomanza? Ibaza ari we. Niwe pe. Jya namuvugisha. Gikurunguka mu kirone nsanga ari we ntabwo umufungurira. Niwe ko bari wenyine. Sina usanga ari ntukureho na leta. Tugitube nk'abantu badahari. Sibyo Fiyo. Uraho. Naho neza, neza. Nakomeza tu. Mbona umeze gutyo. Wabaye iki? Ntabwo meze neza. Ndakugendekeye bite? Shamba rwo banyirukanye. Uvuze? Fiyo. Ko byagenze bite? Mu rugo banyirukanye. Uri serious? Nose mba ndi gukina nawe. Cyangwa mwawe ntabwo yakwirukanye. Ujye ureka kubeshya. Urabona nishimye. Shava muri aya mana. Banyirukanye. Byagenze bite? Ngwino mu nzu basambwira uko byakugendekeye. Sindi kuki utinya ko twipimisha. Njyewe ibyawe biranseza. Nzahora gutyo rimwe kabiri gatatu. Iyo shashi ya buri munsi ngira umva itazajya kangora. Wajya uzana utuntu twipima cyangwa tukajya kwa muganga. Gusheka mubaza akabazo. Niyo ndi gukoresha Prudence mu bishimye. Nyina kera kabi kamenyerwa nk'akeza ntacyo bintwaye aho kugira ngo mfe. Ko njye ntabwo rero kuri umugore wawe mwizera. We nshobora kukwizera ko umugore wawe sinamwizera. Reka mubwire ikintu utumva. Fata igikoma kirimo soya, kirimo ingano, kirimo uburo, ukivangavanga. Nurangiza ukigutumire nta sukari irimo. Hanyuma ucya kuryohera kwe. Navugaga nti mama wawe ntabwo akabaye kwirukana pe. Nimba mubwiye ikibazo cyakubayeho yari kugerageza akakumva nk'umuntu wari umubwije ukuri ko ntabwo ari guhita kwirukana. Wahora ni iki nose nabigenzana. Ko nyoko yakumva ko ugiye kumutwara umugabo wakakureka. Umva bibaho. Njye numvaga atari cyo yagahise akora. Ubwo rero nyine nimba kwirukanye nta ufiteho kujya. Twamurika akabari hano ra. Hari icyo bitwara bitwaye. Tumucumbikira gatoya. Ture kuntu bigenda nyine kuntu nawe ubuzima burabwiyubaka.
azamenya ibyo ari hari byo icyo nyuma. bigutwaye se hano Ntabwo kuri mwaba mukoze pe. uzahamenyera nubwo ari muri ghetto ariko ntari Oya nta kibazo. Wenda ntafite iyo stress ngo umugabo wa mama arashaka kumfata ku ngufu. chapore kabisa ni kuri wihangane pe kandi uri intwari sibyo ubwo nyine njyewe namusanze nyine ngiye kujya mu kazi ubwo murasigarana hari ikibazo umukobwa nawe ni umwana mwiza ntari bumwisanzureho umva kangende cyane kuri ntabigeze reka ntabwo nakanga kugufasha kandi uri inshuti yanjye umva wisange ahangaha ibintu nta kibazo pe sibyo nta kibazo umva ngwino tuvugane nta kibazo pe reka nze mvugane nawe ndaje. Mfa kuba nzi ko iyo fu cyangwa icyo gikoma kirimo intungamubiri kuba ntaryoherwa mu kanwa ariko nzi ko umubiri wanjye aricyo wakiriye birabaye. none si impamvu isukari yabayeho niyi Twipimishe tumenye uko duhagaze. ubugize ibyago tugiye kwipimisha ugasanga ni wowe warangiye none ko utangiye kwitarutsa ikisha umugabo wawe urakize. Yesu we nk'ubwo utumye mvuga amagambo ntagomba kuvuga utumye mukomeretsa nta mpamvu uvuze gusa yari inshuti yanjye kandi imico yagiraga ndayizi. ushatse kumbwira ngo umugabo wanjye yishwe na sida? ntabwo aribyo mvuga ntipimishwe ijisho nanjye ubwo ndayifite sibyo? none impamvu uyifite se ariyo mvuze ahubwo ko no kuyikira wayigira kuki utinye ko dukoreraho ubwo nutinye kunyanduza naba ngukunda ariko ndamutse nyifite nayiguha ko umugore wawe se mukunda ntabwo yamfata. reka iyo mikino tuyireke dufate umwanzuro gusa akarenze umunwa akarushyira amagara. ibyo bintu tubireke n'ubundi mwana narakamwambuye nkashyira mu cyumba ndumva mbikeneye. none se ariko nayo dukoresha turagakoresha pe. bamukwira ariko uyu munsi rwose naje nasizuye ndashaka kumva icyanga cy'ubuzima. tuzabanza twipimishe agushyiramo agafunguzo. uzi radiyo ifinini yayishyizeho amabuye ukuntu ivuga nabi. ushatse kuvuga ko mfinina? ubuye nyine ndagira ngo twongiremo volume dushyiremo n'amabuye mashyashya sibyo? kama mbayambaye reba tuyashyiremo. reka mwongere ngo urundi urugero wa mugore wagiye wumva shiri kunda gukunda ubaze uri kuvuza ingoma yapfumutse bayita kubyara. uri kuvuga amagambo mabi pe ariko nkura no muri mode. uri kuvuga n'amagambo maba nkura muri mode. lazima narapfumutse. ushaka gupfumura funga dupfumurane. Nende kuvuga ko amafaranga y'inzu abonetse. amafaranga y'inzu yaheze Bose twakoraga turi babiri kaba baje wa gatatu umusazira ndakubaza amafaranga y'inzu uri kuvuga naya amafaranga y'inzu yabonetse twakoraga turi babiri haje wa gatatu tugomba kwishyura turi wese batatu. uramwana uje none aha ngaha ari no kureba iwabo wamwirukanye akubwiye ko azanye amafaranga Uje se bivuze ikindi ryanaga ariko naje tugomba kuza twishyura turi batatu inzira henze. ndagira aje kudusaba icumbi none ngo amafaranga y'inzu Icumbi arabonetse nyine no njye ntabwo naje icumbi iri kwaka njye ntabwo uzi ibyo kuntu byagenze. ese uragira ngo bigende bite Oya nyenda kure kuntu ngiye kubigenza. ugiye kubigenza gute se Cyewe nanjye kwanza mushyiremo ikinini aswingarare nawe arabakora ibyo atazi uko ranjye nabikoze. Ariko amakazi karahari wumva yakazi yakabonye. mwarahindutse kabisa None njyewe ntabwo umwana byagenze. jarira aje atubwira ko iwabo bamwirukanye none ngo urashaka ngo ibinini ngo iki ntazi ngo amafaranga y'inzu Amafaranga y'inzu we ufata ko yabonetse. hanyuma ushaka ngo erega ntabwo ndi kubyumva buriya Oya byumve kuko ntuzi ko bigomba kugenda ubundi. Nose tuzaba twishyura turi babiri. Gutese kandi kaje kuba hano ngaha none sinimbi wanyu we bakwirukanye ubugiye hehe se? Ubugiye handi umubyeyi wawe kwirukanye wowe ufite uwuhe mubyeyi ugiye gusanga? Se kuki uri kumuvugira? Maze kwishyura amezi inzu, maze kwishyura inzu amezi angahe? Naraguhereje warambwiye ngo nimbe mwihangane nawe uragira ngo nkomeze nishire njye nyine se ntabwo bishoboka. akora bizi ko nakubwiye ko ninyabona ni bantu bazatenya gwera Uzabona ryana amezi angahe yose? Nyine reka uriya tube dufatanya mu gihe utarayabona. nakundi nyine urumva ikintu ngira nkusabe pe umaking sure ko ibintu ugiye gukora bitari buteze ibibazo Yahumura. urumva
ubwo nyine shama ubikore mu Humura buryo wewe bwawe nyizera, si ugura njye umva, njye nakwica umuntu. ntibizangarukeho ntabwo nakwica umuntu. ntibizangarukeho wa mukobwa we Humura n'ibinini Kandi mwana kintu ndakwinginze bimutwara iki- biramera nka byandi mwamaye nese njye ikindi n'abandi. si ngombwa ngo nimba dufitanye ibibazo ubivuge nawe Oya, yumva ntabwo nabivuga yumva ariko ngaho kanigendere mara ibyo birakureba pe ngaho genda neza Imana umbabarire ikurinde. kandi ntubimubwire Oya, we nawe humura. utagenda ngo ubimwere Humura ntabwo nabivuga. Byaba Haguruka. Daniel, waje mwana wa? Ni wa muhungu wawe. Mwana wa? Dani yitese. Yesu nashe. Wicaye aho utyo. Yesu nashe. Umeze ute? Ashimwe. Aka kavura uhuye nako? Kumbura udatose wari uri he mwana wa? Inshuti yanjye depoje hano. Mfite imodoka. Kamege. Uyu mwana amaze iminsi mu masengesho kandi arashonje. Kandi asanze ntarateka. Ariko biragaragara no mu maso. Gisura we Ese ushonje mwana- arananiwe. Akira amafaranga ujye kugura kafanta. Oya wikigora ariko. Oya ntabwo iminsi ntukagufashe. yanjye yo kwiyiriza irarangiye. Oya muha amafaranga niba afite kashe muhereza. Si byiza Ajye se. kugura irindazi na fanta. None wowe ashaka we ntabwo agura indazi. Nagenda ashaka ikintu cyiza Ye, niba urya. akeneye. Akigurire. N'agamaseduwani urakamugurira. Icyo ashaka nta kibazo. Muhereza umwana agenda. Ntabwo iminsi yanjye y'amasengesho irarangira. Ikindi naniwe ndumva nta hantu ndi bujye pe. Kandi mama wawe yarakubwiye ngo ashaka ikintu ubanza gushyira mu nda kuko urabona ko Oya itsoke Urarushije. nacyo. Namukoze. Daniel. Nta hantu ujya. Nta handi ndi bujye buretse kujya kuryama ndumva naniwe pe. ariko umuntu unaniwe afata akantu kongera imbaraga ashaka. Oya. Ko nta biyobyabwenge cyangwa se. Wanywa n'agafantasi? Ahubwo mama ndananiwe pe. Ingoma zo mu rusengero zirahagije, umudiho wo nawo wumvishije. Nta rusaku nshaka rwose. Nta ntuza nazo umubwire. Shida. De. Bize bite? waje umurikiye Nje kureba nyine aho nywera. Ufatira agacupa papa we yasize akuraze. Nahase. papa yishiraga hano yambaye amarinete akayambwira ati mwana wanjye nindamuka mpfuye ujye uza wicare noneho unyibuke ubundi kumwibuka Yicaraga hano. hano turebana Amagambo yose n'ibikorwa ukora naho yabikubwiriye.
boss nasoje. urasoje Eh. ndakwishyura kuri fone cyangwa Yacha uragambira wose ndagemera. Okay. Nta deni se urimo ukadira? Oya ndadeni ndimo. Nta deni urimo? Nta deni na rimwe mfite. Aho ni sawa. Sawa. Ubwo se ubugiye uriye? Mbaga nawe gusa nabigusigira. uzuje kubimara. Agiye ashyiramo nimero yawe. Ako boss yuge ko ari ntudushira rundi mutigeze unyishura muri zera miss. Njyewe se? Muri zera miss ndamafaranga utigeze umpa. Nzi ko amafaranga yose iyo umaje gukora nyaguhara. Ayada, jundi narameshe unoza n'ibyombo. Birangira ngo utambembye, nje ngira ngo uruguzibwiriza. Umusaliveri yayinyweye. Ese umuntu anyweye agacupa kamwe mu macupa 7 ubu waba uhomba. Ese wajya unywa buhoro? Inzoga nawe yigotomera buke. Iyo nyweye buhoro ntago yumva uburyohe. Kengi baravuga ngo kugira ngo wumve uburyohe ni paka ugotomere. Inzoga igotomeye nawe irakugotomera. Yaraye papa. Wayirwarize. Gusa umuntu unyweye imitsingi 7 uwakongera yindi wayima. Aho se nabana nanyweye izindi nk'eshanu. Ndacyafite icyaka. Ndacyafite icyaka. Use wari? Nzabanike. Reka da. Ese ubu mwicarane iminota 3 nta museriveri uramuza. Seriveri. Yes, boss. Bite sha? Ni sawa sawa. Iyo nushakire fanta ikonje. Fanta ikonje. Mu bwoko. Zabere ko kanikiraho. Aryo ngo weruka gufura twigeze tubona amafaranga n'ijya. Oya ndo nigeze mbonana nawe nategereje kuraza ndahiba. Urashaka kumbwira yuko Deva nta mafaranga yaguhaye? Akata. Narameshe kuvugwa izi kuviza isaha. Nani ngitegereje. Hakanabaga none. Ubu Deva ageze no kuri level yo kwambura amafaranga umuntu aba yakoreshejemo amasuku. Hejuru yo kumesa n'ibintu bye. Muhamagara ngo yabaze mu nduraje umujya kari bo nganje kandi gucere twanje. Muhamagara damutumbe. Nta kibazo. Akanze nawe nyashyiraho ndi buze guserera nawe iti cyanjye. Nta kibazo urabugize neza. Karugusha no kumuvandimwe wako. Ahubwo boss wongera nawe gukererwa. Ariko nawe rero. Ese uri kurega amafaranga amaze uzi ko umuntu ari kugiki. Erega ni Kigali. Ndayashyiraho nta kibazo ariko suguri kumva njyaro urare mbifitemo. Ngo utarufitemo ariko yene ugomba no kwibwiriza ukambaza ati amafaranga nasize baragabonye. Nzibuzi ko ndi guhinga yandi nane nimba ndi guhinga ni hehe. Akusha. Siko nawe wibonye. Oya dagira ubikora akiri kare ahubwo kugira ngo ejo nzanagaruke nishimye. Nawe rero urakasa mutwe pe. Aya dabuzi. Amafaranga yawe yaje. Urakoze Imana ubumugisha. Shibwe ejo nzagaruke. Ejo uzagaruke se ukora iki? Uzaje urambwira kuri telefone. Ariko ingo wawe se genda ndakubwira nta kibazo. Ijoro ryiza. Sawa. Ariko None se uko wumva umutekereza uzajya uza wicare hano. Nese kari ko yambwiye. Naramubwiye ngo ninzajya mutekereza ngenza nicare hano. Hanyuma numara kwicara unywa inzoga nyinshi usinde ku buryo sinde. Boss nizeye ko ntabatindiye. Oya wese iri ibintu byinshi. Noneho ngo nimara gusinda mite twe turi kuvuga muki. Ubu nibyo twavuga ntabwo byibuka. Gusinda nibyo nibuka. Ahubwo se wasinze cyangwa wowe uracyari mu rugendo? Jewe. Nonge nubwo nyasinda.
ndanywa nkongera nkanywa n'ejo nkanywa. ubu ntabwo wasinze? Gusinda byaranze. Byaranze? De haguruka gatoya turebe. Nyine niba utasinze haguruka, ariko reka mbanze isogongere. Haguruka unzanire kariya kantu. Dore kariya genda ukazana. Hasi uri bugere mu rugo. We, Dave. Ayo murage papa yaguhaye ko ari mubira. Uvuze papa? Yaba yarakuraze nabi. Waravuze ngo papa. Serveri, bino. Serveri ntabwo mwangaruriye. Waze ubundi hano iyo umuntu yanyoye inzoga kamera gutya bumufashe. Hariya tugira ibyumba byiza cyane rwose. Tugira ibyumba biba bimeze neza, bisashe neza, ndetse niyo umuntu ashaka umuntu turamumuha. Umuntu mu maso kumufasha. Oya, tumuha umuntu umuraza, dushaka kumuha umuntu umwitaho. Urabona nk'umuntu wagize ikibazo nk'uko nta kibazo ashaka kutujyana rwose. Umuntu umuraza se garanti bamufite ni iyihe ko ari bumuraze neza? Oya, hano ibintu byacu biba byizewe cyane, ntugire ikibazo. Biba byizewe rwose. Okay. Noneho ugenda ushakira icyumba cyiza mu gitegure ndaje ndebe. Okay. Ugaruka umbwire ko cyabonetse. Sawa, nta kibazo rwose. Mwakoze cyane. De. Hello. Deboviti. Amakuru. Fiona yaje aho se? Sha namubuze kuva mu gitondo, ntago ndamubona pe, na telefone yayikuyeho. Wari kwa mukobwa yuko ari birebire, mu gitondo twagiranye akabazo dusa nkaho dushwanamo, arangije nyine arivumbura arasohoka aragenda, namutegereje namubuze pe. Sha wumve ko natuje, ntago ntuje rwose umwana wanjye ntari kumubona. So mana yanjye, ubu sinaba nihekuye koko? Oui. Bamubwiye. Bamurabura. None nizere ko atari bimwe bya uyu munsi mfite di. Bamubwiye. Hariya hari igikiri. Urumva? Kugira ngo tugikuremo amafaranga. Wa mubebe warahari. Utambwira ko ubonye umupira kandi ugiye kuba neza. Umva mwana nasize afite indi gahunda, none se mushaka nonaha. Tumureka no mafaranga yigendere. Ntabwo ugiye nakemera ko amafaranga ducika gutyo gusa. None se tubigenze gute? Nasize agiye mu kazi kanjye muhamagare numve ko ariko hari undi mwana mfite urumva. Dukasize mu rugo ntabwo twamukoresha se. Ubwo uwo mwana uramwize? Mane hari abakire baba bakeneye n'abana bakiri. Mubwiye ko umwana bari mu kazi. Hari n'ababa bakeneye amasugi wa kintu. Urumva rwose ugiye kuzana. None reka ngiye tuzana uwo wundi si yasinze se. Uri tayari ko ari bubikore neza fresh? Mane mbwira nimba yasinze wana ntabwo. Shani mushyashya mu kazi. So, wowe kora icyo kiraka, sibyo? Akirangwe ku mazi y'umweru, urumva udafite stress. Urananiwe rero wumva utuje unaruhuke. Sobora mwe, soma akandi kamwe ugura neza. Soma akandi kamwe. Katomera ariko
Nkaho naguze unywa amazi. Aho nta kibazo. Ndahumetse. Nasomeza ute? Wiro. Ameze neza ariko ndumva mfite ibitotsi. Cyane nyine uruhuke. Cyangwa uruhuke. Nasinze kese. Meze neza. Hano ni neza. Nanjye nuko byangendekeye pe. Hangane nyine nawe wemererwa wumve ukuntu byagenze. Nanjye ko byangendekeye. Hangane nawe wumve ukuntu isi imeze. Wumve utuje. Yaba wagira ngo ufite jime. Ubundi kwinjira mu rugo rwose vuba bya. Ibintu byari byiza da. Yabona nayo zashaka kanya mutumire. Reka nze reka mbanze mvugane na madamu musuhuze ngo ndaza kukubwira uko bimeze. Ye buretse. Sheri kutansuhuza. Sheri numva natuje. Kugira ninjira mu nzu kanga no kuma kaboko. Sheri nyumva umwana wanjye namubuze. Kuva mu gitondo na telefone nayibuze. Umwana wawe nahamagaye abaturanyi, nahamagaye inshuti ze zose zambwiye ko zigeze zimbona. Umwana wamubuze. Ibyo byonyine gusa niyo byatumye uhangayika bigeza. Urumva umwana atamagakisha. Ubuse yongewe kuyongiye nkamara amasaha 3 cyangwa 7 yo kudahangayika. Erega uri umuntu mukuru. Uhuriye n'umwana. Haryo uguri kuvuga ninde? Fiona. Fiona se yabaye iki? Hari wakubwize ko akoze impanuka? Ndi kukubwira ngo namuze ukambwira ngo warambwiye ko yakoze impanuka. Fiona wabwirwa n'iki se ko atayikoze? Komana yagira ibi n'iki koko? Ubuse mbyite shitani yaguteye. Fiona afite imyaka ingahe? Gushaka. Fiona afite imyaka ingahe? Afite imyaka 20. No sasa. Ibaza umukobwa w'imyaka 20 wavuye mu bukumi mbese uya atangiye no gukecura. None urumva agomba kugenda ugahangayika. Ariko wiko ko Fiona ni imfura yanjye. Kuba imfura se ni ibyo ni iki? Ashobora kuba imfura akaba n'ubuhita cyangwa ubuhiture. Ariko Fiona ni umukobwa mukuru z'ubwenge. Udashobora kuzimira bira mupango. Nta muntu wamushuka gutyo uko yiboneye. None wowe ngo wahangayitse erega amarira yaje. Kandi bakubwiye ngo umugabo wawe amugeze muri gereza wararusinze. None umwana aboze isaha imwe urahangayitse cyane ibintu byacitse. Tujya kuri polisi gushakisha. Ariko nabyo twabikora. Izo mbaraga umwuka urabifite byo kwirwa wirukanyira ubusa. Ubu mukanya Fiona nagiye kuzaga komanga hanga hakaza adandabagirana yigira mu cyumba. Nawe uraho ngo wasamye. Base yaje ukora ko natuze. Mvangwishije. Uri umuntu mukuru uzi ubwenge. Umwana ushobora guhangayika yabuze ni wa wundi w'imyaka 8, 12 kugenda kugeza nko kuri 16 aho wahangayika. Ariko umukobwa w'imyaka 20 umukobwa ushobora gufata icyemezo akajya guhiga umugabo. Ushatse kuvuga ko yagiye gushaka umugabo? Oya si nge n'urugero naguha. Ariko nabyo yabikora. Ubuze ushaka kumbwira ko nta shuti agira. Niba yasuye akana kakajene kakaba kari kumurigita. Kari batuye yamwashaguje yamumaze nawe urahanga urasamye uri kubunza amarira. Watuje ko umukobwa wari mukuru azi kibi n'ikiza. Azi guhakana no kwemera. Isaha nigera kuri umuntu abunguza atashye. Ariko ubundi ko nduzi nta kintu bikubwiye. Reka impamvu ntacyo bimbwiye uri kuvuga n'umuntu uzi gufata icyemezo. Ibyagiyemo none se buri gihe cyose niko murushya ngo nagende.
nta gihe avuga ati jyewe ndagiye ndagarukiye nshakiye. basi iyo wambajije yagiye ate? Aha, yagiye ate? ahubwo kugira ngo umbaze impamvu uri kuza uvuga ngo none niba uzi uko yagiye ukaba uri kubimpishura agira ngo bigende bite? Wowe niba uzi ko yagiye ahubwo okay, mbwira neza yagiye ate? Ni wowe wamwohereje? urumva Fiona, twari twicaye turi kuganira bimwe bya bindi byiwa tumva basuzugura, tugize ngo turashwanye arahaguruka aragenda. Hanyuma y'isaha muhamagaye telefone ni kompozi, mpamagaye kwa babakobwa b'inshuti ziwe ati nta yageze ahangaha. Ahubwo si uri kumuhamagara ngo agufashe iki? Sheri wajyureka. Yahagurutse aragenda, nta rwara wamuriye. None si ubwo nzi yagiye he? Nyine niba atari we wamwirukanye nta rwara wamuriye, ufite iki kibazo? Ariko niba ari cyo wishinja mugore mwiza, ukaba umwana wamuhohoteye, ukaba urimo kwicuza, mbwiza ukuri ngufashe, yewe dushyiraho n'amatangazo tumurangisha, sibyo? Ndagufasha ariko urikira aho ngaho guhangayika. Uraje tujye gutangaza. Oya, ntabwo twabikora nonaha, reka buke mu gitondo umwana niba ataraboneka ubwo turashyiraho akacu. Higa nanjye abuze byambabuza, ariko sinkiga ko byagera kuri urwo rwego. Uratuza mu gakeya. Basi uranyemere ko ejo nataza tuzajya kumushakisha. Ahantu hose muri iki gihugu haraho ntazi se. Yewe niyo baba bamujyanye mu ndake najyaho nkamuzana. Isanga ryamanye n'umukobwa